Oh yes, reka nongera ngo ikaze abadukurikiranye kuri Nzera TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda rwakazamura ibyishimo bya Rwanda gasika mutondo za sana mugoroba samatera gaceka cyangwa samba ubundi wicare kuri Nzera 37 TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze imisi ngusaba mwinginga cyane kujya twandikira muri comment kugira ngo turebe cyakunze ndetse cyakunyuze tumenye ngo turongera iki kuri Nzera 37 TV cyangwa se turagabanya ikireka ntangire merezi kaza abantu badukurikiranye bari ku migabane igiye itandukanye bari muri Amerika, Asia, Uburayi, Afrika ndetse na Australia nabari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda, Burundi, Kongo, Kenya ndetse na Tanzania. Reka tubabwire ko muri abantu bakadasohoka kuri twebwe kandi urukundo mukomeje kutugaragariza hano kuri Nzera 37 TV n'urukundo rw'akadashobwa n'urukundo nako tutamenye uburyo ki tugira ute tubivugamo. Umunsi wa none rero murabona umuntu kuri screen zanyu musanzwe mumuzi ariko uyu munsi twifuje kuganira nawe noneho by'umwihariko ni umusore mwiza yambaye neza bro, wambaye neza kabisa murakoze ewana kuva hasi kugera hejuru. Ikintu cya mbere ngushimiye wambaye nyine biri VIP tu ntabwo uri nk'aba basore usanga bambaye amadeshire amabox agenda agaragara biragaragara ko uri umusore ufite agaciro kandi wihesha agaciro. So ndagira ngo rero mwakira aha ngaha kuri Nzera 37 TV utangire utwibwira ese utangire utwibwira unasuhuza abakunzi bacu tumenye ngo Nzera ni muntu ki akunda iki yanga iki. So nguhaye ikaze rero muvandimwe. Muraho neza abanyarwanda, amaro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu mpande z'isi zitandukanye. Yego, amazina nitwa Kwizera Mugisha. Uyu munsi nifuje ko tugirana ikiganiro cyane kibitsemo ubwenge n'ubuhanga. Asante kabisa, uko bigaragara uri umuhanga bro. Murakoze cyane. Nanjye nyotewe mfite n'amatsiko y'ikintu ugiye kutuganirizaho today. Dore ko hari n'ibibazo ndibuze kukubaza bigiye bitandukanye ukaza kugenda udusobanura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Na tuzi neza ko njewe amakuru mfite uri umuntu ukunda gusenga biranagaragara. Ndagira ngo mbere ko dutangira kino kiganiro cyacu ubanze uturagize Imana ugisabira umugisha ku Mana, usengera abantu barushye baremerewe babuze ibyo kurya, barwaye bari mu bitaro, abo birukanye mu nzu, kugira ngo ikiganiro cyacu Imana ize ikibemo kandi cyane. Murakoze. Ego, Reka mbere yuko nsenga mbanze nibire hibanga abantu gatoya. Umunsi ndashaka ko tuvuga umuco. Ahari abantu bishuka ko umuco ari ukujya mu bapfumu, kuraguza, gushaka no gucisha n'ibindi byose biri mu mwijima. Ariko ndashaka kubabwira ijambo umuco. Umuco uri mu Mana kuko niho duca niyo yaturemye. Amen. Nabwo ngiye kuboneraho iri sengesho dusenge niturangiza Imana tuyiragize ibi tugiye gukora mu gushaka kwayo. Uwiteka nyaguhora ku ngoma Mana ishobora byose, mu izina ry'umwami twizera Yesu Kristo, ndakwinginze nk'imbaraga zawe zibane natwe. Imbaraga zawe nizisanga uyu muntu uri kureba iki kiganiro, imbaraga zawe nizimusanga aho aherereye zikore ku matwi yiwe, zimuhumure zimukureho inyegamo. N'abari mu buyobe, urubyiruko rwinshi rurimo rurashukwa n'abapfumu n'abandi babashuka ko umuco ari ukuraguza no guterekera n'ibindi, ariko umuco warawuduhaye kuko ni wowe twaciye ururimi tuvuga. Nawo muco kuko niwe udutandukanya n'amahanga. Ururimi tuvuga rudutandukanya n'amahanga. Kuri uyu munsi nje kwigaragaza neza ko ikinyarwanda ari ururimi rwatoranijwe n'Imana. Nje kubabwira yuko ikinyarwanda ari ururimi rurimo imbaraga n'ubushake bwawe. Noneho nje no kubabwira ngo babohoke kandi baruha agaciro barusigasire niwo muco dufite. Nutakara ntituzongera kuba abanyarwanda. Uwiteka Mana we kora mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo mbisabye niringiye. Amen. So muvandi. Yego, urakoze cyane. Imana ishimwe. Biragoye muri ino minsi kubona urubyiruko cyangwa se kubona abantu muri mu kigero kimwe bashobora guhagarara bakavuga Yesu, bakavuga Imana, bakavuga imirimo n'ibitangaza ikora bakayihamya. Hari abana bamwe na bamwe bavukiye mu miryango ikijijwe, reka mbivuge muri ubwo buryo, bakavuka basenga baba mu makorari amwe namwe, ariko bava mu rugo baba bagiye nko mu boarding school cyangwa se baba baje nko mu miji, ugasanga bagiye mu gikundi runaka bamubwira gusenga akavuga ati wapi, kugira ngo akabanza kisanisha na babandi bo mwisi. Ariko we cyo ngushimiye nuko aka kanya ukibasha kuvuga izina ry'Imana ndetse ukari hano. So ndagira ngo rero utubwire ngo wowe uri muntu ki, ukunda iki, wanga iki mu buzima bwawe bwa buri munsi.
Kwizera Mugisha. Yego. Ndi umunyeshuri wiga computer science. Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yego. Hano i Nyarugenge Kiste. Nkunda programming n'ibyo, ariko by'umwihariko nkunda Ikinyarwanda. Amen. Ngakunda Imana rero. Sintewe isoni no kuvuga yuko byose ngeraho, ibyo nzageramo n'ibyo nagezeho, byose ko ari ugushaka kw'Imana. Yego. Ariko noneho kuri ubu nkunda umuco nyarwanda. Ariko iyo uvuze umuco nyarwanda nibyo nakomojeho no mu isengesho. Abantu bibwira yuko ari ukwambara inkanda, bakibwira yuko ari ukujya mu bapfumu. Oya, ahubwo nje kubasobanurira umuco. Umuco rero nkunda ururimi rwacu tuvuga ni wo muco. Ururimi rw'ishyanga ni wo muco waryo. Nibyo nshaka ko tuza gutindaho. Rero nishima cyane iyo mpuye n'abasore bakunda ubumenyi no kumenya. Nishimira cyane kuganira n'umuntu wumva ibintu bishya akabigirira amatsiko no kubimenya no kubibaza. Ariko nanone cyane nkanga umuntu w'injiji cyane udashaka kumenya. Iyo rwose iragataba. Kwizera, byanga byakunda hari agaseke udufitiye, hari agaseke wicaranye aho ngaho. Abakunzi bacu natwe ubwacu dukeneye kumenya ikintu utuzaniye uyu munsi, dore ko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bagiye bakunda kukuvuga, bakavuga ati umusore wazanye ibintu bidasanzwe, umusore uri kuvuga ibi bintu. Ndagira ngo uyu munsi uhereze abantu kuri kw'ibintu byawe, kandi ntekereza ko biri nimwe mu bintu byatumye wifuza kuza hano imbere ya kamera kugira ngo uvuge ukuri cyangwa se ugaragaze iki ukuri. Tudatinze rero, ndagira ngo noneho wowe ubwawe icyakuzanya aho ngaho, ikiri gutuma turi kumwe aka kanya, ukigaragaze unakivuge. Ubundi ijambo ukuri nk'umuntu ukunze Ikinyarwanda harimo imigemo ivuga ngo uko uri. Uko uri. Yego. Rero ngiye kuvuga ukuri, ariko uko turiho kubera yadushyizeho ngo tubeho uko. Rero ukuri kose guherereye muri iri jambo ry'Imana. Aho uri wese, umuntu wese ahari kubumbura Bibiliya ye, dusome. Turasoma mu Itangiriro. Niho hantu hagiye kutwereka koko umuco wacu ko ari ururimi rwacu. Ikidutandukanya n'andi mahanga ururimi tuvuga. Ibintu abantu benshi bamaze iminsi babona ni inyandiko idasanzwe, kubera ko idasanzwe mu maso yabo. Ni inyandiko batamenyereye, bamwe bayita Igishinwa bikanambabaza, abandi Icyarabu, abandi Igiheburayo. Cyakora ujya ugerageza nuyita amahara yo muri Ethiopia, binafitanye ishusho kuko indimi zo muri Afurika nyine zifitanye isano. Binafitanye wenda agashusho ariko sibyo. Ni umwero Kinyarwanda alphabet, inyandiko yandika Ikinyarwanda. Ariko bakambaza bati ese iyo nyandiko wowe wayikuye he? Ahantu biva rero iby'ukuri byose bishingira mu kuri. Ukuri ni Imana. Turasoma mu Itangiriro 11. Ku mutwe waho haravuga ngo Imana inyuranye indimi z'abantu. Ngisi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Ako kantu ngira ngo ahura uri kukumva. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Niba cyari Ikinyarwanda cyari ikigusa. Ni noneho bagendagendaga iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati mureke tubumba amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagera ku juru. Aho hantu nk'usore hakantu hariho abantu b'abavuga butumwa ndetse babeshya. Bakaba bavuga ngo aha hantu Imana yakoze umurimo, ngo abantu ntibumvana, ngo bamwe bafata amatafari ngo barayakubitana. Nta byabaye kuko ntabyo tugiye gusoma. Ahubwo bari bafite umugambi wo kubaka bakagera ku Mana. Oya, icyo nicyo kinyoma abantu babeshywe. Nawe uri mu babeshye. Nawe narabeshye. Bari bafite ahubwo umugambi wo kubaka inzu iva hasi ikagera hejuru. Hejuru ntago ari aho Imana ituye. Hejuru kure cyane. Noneho ngo bagatura muri iyo nyubako.
bamara gutura muri iyo nyubako bakarwanya umugambi w'Imana. Imana iri mu muntu yaravuze ngo uzororoka ukwirakwira isi, ngibo bakibera muri iyo nzu ariho babaye n'imbyaro zabo z'ibihe byose, bakarorera gukwirakwira isi. Noneho Bibiliya irabivuga neza ikavuga ngo baravugaga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagera ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Aha niho bari bakoze kurwanya Imana. Ntabwo kwirwanya kwari kubaka ibigejuru, ahubwo kuyirwanya kuko n'ubu ngubu turazubaka za siti tawe. Kurwanya Imana kwari kugira ngo bubake iyo nzu y'ijuru bayihamemo ibazakwirakwira isi. Noneho ngo Uwiteka amanurwa no kureba uwo mudugudu. Reka twihute. Uwiteka ku 8, Uwiteka reka tugere kuri 7. Uwiteka aravuga ngo reka tumanuke tubahindura ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Aho ngaho niho ruzingiye rero kuri 7. Yaravuze ngo reka tumanuke tubahinduriremo ururimi rwabo ntirubemo nyinshi be kumvana. Aha hantu rero tukibaza ese niba Imana yarabikoreye kugira ngo habemo, reka mbikoreshe mu mvugo z'amahanga, habemo confusion mu ndimi tuvuga. Utekereza gute kuba uyu munsi Ikinyarwanda ururimi rufite ubudasa bwarwo mu mivugire, ariko twagera mu myandikire tukaba tucyandika dukoresheje inyuguti zandika Icyongereza, zandika Igifaransa, kandi Icyongereza n'Igifaransa ni indimi zikomoka ku rurimi rumwe bita Ikilatini. Noneho na alphabet dukoresha ni alphabet zitwa Latin alphabet. Ariko Imana nidusoma neza mu byanditswe yavuze ngo be kumvana. Ariko se Imana ni injiji niko mutekereza? Imana si injiji. Nibyo rero Imana yabikoze. Ndabanza nkakubaza nti ahubwo wowe uri kumva niba Imana yaratandukanyije amagambo yasize imyandikire, kandi imyandikire ari yo shusho y'amagambo. Amagambo ntafatika, ntabonwa. Amagambo ni ubugingo. Twebwe kuba turiho turi ubugingo buzima. Noneho ubugingo buzima bwambitswe imibiri. Niyo mpamvu mbona nkakwibwira ngo nitwa Kwizera Mugisha, nawe ukamwibwira ngo nitwa Nyashya, nkakumenya kubera wambaye umubiri mbona cyane. Ariko aya magambo mvugayo ntuyabona. Ninyavuga tukava aha turagenda nta wundi uza kuyumva. Ariko noneho ikintu gitangaje, aya magambo nituza kuyashyira mu nyandiko tukayandika, nituyasiga hano tukagenda, umuntu uzaza azayamenya, azayasoma yumve kubera yagiye mu nyandiko. Ariko noneho amagambo ari mu Giswahili n'amagambo ari mu Kinyarwanda bikoresha amajwi asa. Ariko amajwi ari mu icyo Giswahili n'icyo Kinyarwanda ntabwo asa n'amajwi ari mu Gifaransa n'Icyongereza. Urumva rero, Icyongereza n'Igifaransa n'Icyesipanyoro zivoma hamwe, zivoma mu Kilatini. Niyo mpamvu inyandiko bikoresha yitwa Latin alphabet. Ariko kuri uyu munsi Ikinyarwanda kiri mu bwoko cyangwa kivoma mu zitwa abantu. Ni nayo mpamvu turi abantu. Indimi zacu rero zitwa abantu cyangwa se Bantu alphabet, ariko burya ni bantu. Nari mvuze alphabet ni Bantu language. Indimi za Kibantu. Aho hantu ntago mvumva neza, ndagira ngo binsobanurire neza. Reka mbigusobanurire. Ni ukuvuga ngo twe tubona Icyongereza ibihugu byinshi byo ku isi, ibihugu byinshi bigize iyi si yacu bikoresha zira alphabet z'Abalatini, ukuyemo Ubushinwa n'ibihugu byo mu bice by'Abarabu. Siko bimeze? Urakoze cyane. None ngo twebwe hano mu Rwanda ngo twakwiye kuba dukoresha Bantu alphabet. Komeza nsobanure ndaza kukubaza. Urakoze n'icyo kibazo mbajije kinyongereyeho byinshi nari kongeramo. Urumva Latin alphabet uwayihanze ni Umulatini ashingiye ku muco wabo wa Kilatini n'indimi zabo za Kilatini. Niyo mpamvu Icyongereza kuba cyandikwa kuriya nta kosa ririmo, ni byiza. Natwe nitukiga tukige kuno cyandikwa neza. Ahubwo ikibazo kiri mu rurimi rwacu, kuba rudasa n'Icyongereza nta n'isano bifitanye. Twajya kurwandika tukarwandika dukoresheje inyuguti zandika Icyongereza, kandi mu Icyongereza niba harimo B, urugero harimo X, mu Kinyarwanda nta hantu turavuga X, sibyo? Ariko noneho tuzafata izo nyuguti ziri kuvuga C tuyigire C, kandi yari C.
aho harimo ikibazo. Noneho wakoze kuvuga gukomoza ku bashinwa, abashinwa bo bafite uko bandika kubera ko bakunze umuco wabo, banamenya ubudasa bw'ururimi rwabo, bashigikira rya jambo Imana. Burya abashinwa ni abakozi b'Imana, bashigikiye ka kantu kavuga ngo be kumvana. Rero niba atari ukumvana ni nandika ntunasome kuko ntitugomba kumvana. Muranyumva neza? Rero navugaga ngo ni Kinyarwanda gikomora muri Bantu, umuco wacu w'u Rwanda. Kwanza nutera uburezi arabwibanda kubera ko u Rwanda muri spirit yacu n'imyumvire yacu. Sorry gato aho ngaho wowe tekereza ko ari wowe muntu wa mbere muri iki gihugu ugerageje ebe bintu, sibyo? Nibyo. Ni kuko njye navuga ko uri uwa mbere kuko niwe mbonye. We wabwiwe n'iki ko Ikinyarwanda gikomoka muri Bantu? Niki kintu washingiyeho wowe ubwawe uvuga ko Ikinyarwanda gikomoka muri Bantu? Twagakwiye kuba dukoresha akaba aryo biguhereza uburenganzira bwo kuvuga ko twagakwiye kuba dukoresha Bantu alphabet. Ikintu kiraha reka tubanze tureke Bantu alphabet, tuvuge Bantu language. Bantu ya cyane indimi kibano. Voilà. Indimi kibano rero abazikoresha twese twita umuntu. Hari bamwe batavuga umuntu bakavuga umundu, bakavuga umuntu, ariko urumva ni ntu cyangwa ntu. Gusa noneho nicyo naringiye kuvuga ngo utera uburezi arabwibanda. Ntabwo twaza kuvuga ngo aba bantu muri rusange tudahereye mu Rwanda kuko bose bava mu ndi babyara ariyo Rwanda cyane. Ni nayo mpamvu umuco mwinshi bavoma ino. Nibyo nshaka ko dukomozaho. Ntera uburezi mbwibanze, sibyo? Sigasira ururimi mbanze Ikinyarwanda kubera ko ari nacyo soko y'izindi ndimi kibano. Nibyo, ntabwo ndimo mbeshye. Nuzajya muri Kongo uzasanga bitwa amoko menshi. Uzahasanga amoko bita abashi, sibyo? Uhasanga amoko bita abapfurero. Banakubwira ko ubwo bwoko bwaniswe iryo zina ngo ni abapfurero, bwiswe n'umwami w'u Rwanda. Ako kantu reka ngashyiremo nubwo bitari bihuye. Umwami w'u Rwanda, urabona u Rwanda rwari igihugu gikomeye kuva kera. Ntimuzabone gukomera kwarwo uyu munsi ngo mugire ngo ni ibijuru. Oya, biturimo binaturiho. Umwami w'u Rwanda rero bamuturaga amaturo bavuye ahatandukanye. Haza abantu bamwe b'ubwoko baramubwira nti mwami natwe tukuzaniye ituro. Arababaza ngo ntese mwebwe muri bantu ki? Baramubwira bati twebwe ntabwo tuzi ubwoko bwacu. Arababwira ati muri ishyanga ritagira ubwoko. Arangira arabwira ati muri abapfurero. Mu rurimi rwabo nabati koko turi bafurero. Ubu ni abapfurero nyine. Ni abapfurero byabaye izina. Reka ndeke kubikomoza nkuko umwami yabivuze, ubu bwabaye ubwoko n'izina n'abapfurero. Ariko tubive hibyo tuvuge ku rurimi rwacu rero. Aho nari ntanze urugero kugira umve ku rurimi rwacu ari isoko y'indimi nyinshi ziri muri aba bantu bose. Ikigande nuzajyayo amajwi ari mu Kigande uzumva ko afitanye isano n'Ikinyarwanda. Nakubwira ngo kugambiri urumva nka ga mba ni Ikinyarwanda rwose, sibyo? Nakubwira ngo nkuburire ba rari ni Ikinyarwanda cyane, sibyo? Ibyo nanone ntitubitindeho, ahubwo tuze twibaza ngo ese kubera iki noneho kuri uyu munsi ari nacyo nshaka abantu twibaza tunabibonera igisubizo. Hariho abantu benshi bagaragaza ikibazo kugira ngo mwifate ku mutwe muvuga ati turapfuye. Nge sindi nkabo, nje kugaragaza ikibazo mbaha n'igisubizo. Nje kugaragaza ko tudafite inyandiko yacu mbaha inyandiko yacu. Nta kibazo, ibyo nibyo nshaka. Nshaka kubohora imitima, ntabwo nshaka kuyisiga mu kazitiro. Nshaka kubohora imitekerereze kuko ubu iyi ni ubumenyi kandi ni ubutunzi bushingiye ku bwenge. Ndashaka ko dutunga ubwenge. Noneho mwibaze namwe aho muri hatandukanye kubera iki Kinyarwanda tucyandika dukoresheje izi nyuguti z'abazungu. Igisubizo reka nyiguhe. Igisubizo ni kimwe. Umukoroni yaje mu Rwanda, nabyo nge mbivuga unabyibazaho, azi kuvuga ururimi rwe, azi no kwandika ururimi rwe. Ariko igitangaje uwo waje atazi kuvuga Ikinyarwanda yasanze tuvuga Ikinyarwanda. Ishyano aho ryabereye bwarakeye abari butwigisha kwandika Ikinyarwanda. Ntazi kukivuga rimwe, kabiri niwe ukitwigishije, gatatu atwimye uburenganzira bwo kugira icyo tugihinduraho. Ndabitangira urugero. Alex Kagame yagerageje kumviriza Ikinyarwanda, arangije aravuga ngo ariko bwa ntago
twari dukwiye kuyandika nk'abana wa kuko iyo ni boa kandi koko ni boa ni ba na wa ni boa sibyo aravuga ngo ahubwo bwa yakabaye ba na ga ibikaba bwa harimo ga sibyo Alex Kagame abanyomoje muri ubwo buryo baravuga ngo no munyarwanda amenya ubwenge barabipfundapfunda ariko ko Alex Kagame nawe yari n'umusenyeri bangije bandika Kabgayi bahita babirekera baravuga ngo ni kuri Kabgayi gusa ariko nkakubaza hari n'abantu njya mbibwira bakangisha impaka bakambwira ngo hoya ngo bwaye abana ga ngo niyo kuri Kabgayi gusa urumva ngahandi hose ngo ni bana wa nkababaza ni mbese iyo muri kuvuga bwa ya Kabgayi mukanavuga bwa y'ikibwana ziratandukanye na bwa y'ubwato aho zitandukanye kubera iki mu kwandika se zitandukanye ngo ni itegeko ryashyizweho n'abatazi ikinyarwanda cyangwa se biranashoboka kuko namaginga ya ikinyarwanda kigenda gihinduka kuko ikinyarwanda cyandikwaga muri 90 muri za 90 muri za 80 cyagiye gihindurirwa muri 2014 hongeye habaho ivugurira ry'inyandiko y'ikinyarwanda nejo bundi ntimuzatangare ribaye ariko impamvu tuzaguma muri urwo ruzerero rwo kuvuga ngo duhindure ni ukubera ko turi gukoresha inyandiko idahuye n'umuco wacu cyane idahuye n'amajwi tuvuga kubera ko bizakomeza biburujijo nyine kubera ko urwo rujijo nabasomeye muri Bibiliya ngo be kumvana harimo confusion harimo urujijo none tuteruye urujijo Imana yashyizeho turi kwigira injiji ahubwo dufata umuco wacu dufata ubudasa bwacu tubushyire mu ishusho y'ubudasa bwacu uyu munsi turabirabura kubera ko na spirit yacu turabanyafurika bikagaragazwa nuko twirabura simpakanye ko hariho abera ariko abanyarwanda uruhu rwacu ndetse tureke n'uruhu umunyarwanda iyo muhuriye muri Nigeria aba ari kumwe n'abandi banyafurika birabura uramureba ukavuga ati uyu n'uw'i Rwanda kubera iki se kubera wabenye uko ishusho ye ni Kinyarwanda ariko uyu munsi Kinyarwanda wacyandika ku cyapa wajya kugisoma ukagitangira nk'icyongereza kubera cyandikishijwe n'inyuguti z'icyongereza rero nje kubabwira ngo igisubizo nta kindi kiri muzitwa mu nyandiko yitwa umwero Kinyarwanda alphabet yego ni inyandiko izina ngira ngo uraryumviye cyane urumbaza ahubwo wakabaye imbaza ngo ese kubera iki iyo nyandiko yitwa umwero ukansobanurira n'uburyo we wamenye ko ibyo dukoresha ubu ngubu atari Kinyarwanda ahubwo hari ibyo twahishwe by'Ikinyarwanda cya nyacyo unambwire intego yawe kuri iyo umwero alphabet asigaye dukomeze tuganire n'ibindi sawa impamvu rero inyandiko igomba kuba umwero iya mbere nshingiraho nuko inyandiko dukoresha twayizaniwe n'abanyamahanga baza batazi Ikinyarwanda kandi nabo burya nta nyandiko yigeze iva mu ijuru ngo pa ngo imanuke ngo muyibone ngo iraje oya Imana yarabikoze mu bwiru bwayo ariko ishyiraho ko bizajya binyura ku muntu umwe sibyo ubundi ibintu byose bica mu muntu umwe urugero rworoshye gukombowa iki gihugu byanyuze mu muntu umwe binyura muri Perezida Paul Kagame sibyo uyu munsi kiratekanye uyu munsi giteye imbere kandi abanyarwanda biteza imbere ariko kubera ko dufite umuvizionnaire umwe ako kantu kw'ikintu cyangwa se umuntu umwe mukumve cyane binyura muri umwe Imana rero yashimye ko nanjye naza kugaragaza inyandiko y'Ikinyarwanda cyanyacyo sindi umwe rero kuko ndi kumwe nawe wowe uri kunyumva sindi umwe kuko ndi kumwe nawe urahiye indahiro yo kuvuga ngo nanjye ngo ngiye gushigikira umwero Kinyarwanda alphabet mwigishe n'abana banjye ntabwo nkiri umwe wowe ubwawe wabivumbuye ute ese wowe turamutse dusanze ibyo uzanye atari byo tugasanga ibyo twari twizeye ibyo twabikoreshaga nibyo byo koko tugasanga noneho ibyo uzanye atari byo ese wakoze ubushakashatsi bungana iki kugira ngo umenye koko icyo dukoresha atari Ikinyarwanda uburyo twandika nk'Ikinyarwanda atari bwo buryo bwa nyabwo murakoze nakoze igihe kinini namaze igihe kinini reka mbivuge gutya namaze igihe kinini ndi mu bushakashatsi kubera ko nagiraga n'urujijo nahawe impano yo kwandika indirimbo nkajya nandika indirimbo noneho najya kuzisoma urumva nakuze nanjye nigishwa iki Kinyarwanda wigishwa wowe uri kundeba
cyangwa se wigisha, ushobora kuba uri na mwarimu w'ikinyarwanda ariko nanone uri we pe, gusa nawe byatewe nuko ari cyo wize cyane, ariko wize ikinyarwanda cy'ikilatini. Burya ibintu dukoresha ni ikilatini kigenekereza ikinyarwanda. Rero icyabiteye idasira ubudasa bw'ikinyarwanda. Iya kane bije kugaragaza gukomera kw'iki gihugu, haba abanyarwanda haba ikinyarwanda. Niyo mpamvu ya kane. Izi enye zirahagije. Kandi ikindi navuga, hari indi mpamvu, reka nongereho iya gatanu. Nta kibazo. Mu kinyarwanda turavuga ngo ibihahano biruta, ngewe nkongeraho ngo biruta cyane ibitirano. Nkavuga ngo ibihangano biruta ibitsindirano. Twebwe rero ibyo twabihawe n'abakoroni nibyo badutsindiriye, nta nabwo babiduhaye, nibyo badutsindiriye. Rero ibyo nzanye ni ibihangano by'umunyarwanda, ngewe nabihanze nshingiye ku muco. Ninza kubereka mu ncamake, ndajya mbereka inyuguti mbabwire ngo ese mwebwe ntimuri kubona ko ihuye n'iki mu muco wacu, kandi murasanga ari byo. Ni nayo mpamvu benshi mugiye kwemera ko mugiye kwiga umwero kinyarwanda alphabet. Impamvu rero y'iri zina nayo nyivugeho kugira ngo wongere umbaze. Ubundi mu Rwanda rwa kera ndetse n'urw'ubu twizera Imana yera cyane. Twizera Imana yera. Niyo umuntu mbaho urugero, iyo umuntu yatungaga, uyu munsi nkugabiye inka wowe cyane, namara kukugabira inka ikagenda ikororoka ikabyara ukaba umutunzi, uwakurebaga yaravuze ati uko byahereye mu nk'imwe, ati nyamara uriya mugabo zaramwereye. Uri kumva? Noneho ijambo kwera rifashe inguni zose z'umuco nyarwanda, rifashe n'inguni y'ubumana, rifashe ku nguni y'ubuhinzi, rifashe ku nguni y'ubworozi, rifashe ku nguni y'imibereho kwera, rifashe no ku nguni. Ubu nkwaturiye umugisha nakubwira ngo ugende zikwerere, sibyo? Uteye imbuto irera, sibyo? Ikinyarwanda rero ni imbuto itarumba, imbuto yera. Niyo mpamvu iyi nyandiko yitwa umwero, kubera ko ije kucyerereza izima, ntabwo kizongera kuzima gifite ubudasa bwacyo. Nk'uko Abashinwa imico yabo n'indimi zabo zikomeye, nk'uko hano hafi muri Ethiopia ururimi rwabo rufite ubudasa kubera rufite inyandiko yabo. Natwe rero umwero waje kwerereza ikinyarwanda mu budasa bwacyo. Sinzi niba mubyumva, ariko uko mukwiye kubyumva, mukwiye kumva yuko umwero ari inyandiko ije gusigasira, ije kugaragaza gukomera k'u Rwanda, gukomera kw'ikinyarwanda, ubudasa bw'ikinyarwanda, ubudasa bw'umuco w'u Rwanda n'ikinyabupfura n'ubupfura bw'u Rwanda. Umwero wihatsemo ishusho, cyangwa se umwero n'ubundi ni igisobanuro cy'ibirango bitatu nakuka by'u Rwanda: Imana, inka n'ingoma. Ibyo bintu rero niba biri muri filozofi nyarwanda uhereye kera, umwero uje kugaragaza byimbitse filozofi yacu y'abasogokuruza bacu. So rero reka twihute kugira ngo unatwereke, none umaze kutubwira muri teori, dukeneye kureba pratique none uri gukora ibyo bintu. Siko bimeze? Niko bimeze. Kandi abizi neza ko aka kanya nabundi nabyo urabitwereka cyane. Wenda nta intego yawe nuko byaguka bikagera kure cyane, ashobora abantu bose bakabimenya. Reka rero noneho twinjije muri pratique fresh, turebe bimeze biti. Ese ibyo bintu avuga yabasha no kubyandika? Iyo nyandiko avuga arabikora koko? Namwe muduhanze amaso muraza kutubwira nimba ibyo bintu koko ari byo, cyangwa uyu muntu adashaka kutuyobya. Biraterwa n'ukuntu ari buze kubisobanura n'uburyo ari buze kubipresenta imbere y'amaso yayo. Reka tujye muri pratique. Sawa. Nababwiye ko inyandiko yitwa umwero, reka dutangire twandika izina ry'inyandiko ariyo umwero. Umwero ikaba ifite logo y'urubuto rwavuye ku giti kuko rweze. Ikindi nababwiye yuko inyuguti zigize umwero zishingiye ku muco nyarwanda, ariyo mpamvu dukwiye kuva kuri Latin alphabet tugakoresha umwero twandika ikinyarwanda. Urugero, iyo twanditse A mu mwero dukora ino shusho. Murabizi yuko nababwiye ngo umwero ushingiye ku nka, Imana n'ingoma. Iyi shusho rero tureba ni umutwe w'inka, murabona ko uteze n'amahembe. Iyi kavuga A.
ino a nituyishyiraho ba murabona ko ibaye inka yuzuye, tuyihaye n'igice kindi cy'inka ibaye inka, iyi bose ibaye ba. Ubwo nushaka kwandika abana mu mwero uzagira gutya. Urundi rugero rushingiye ku muco nyarwanda, inyuguti cyangwa se ingombajwi ma, iyo uyirebye ma ubundi turikoresha tuvuga mama, mawe ni umugore kubera ko afite nyababyeyi indi byara, indi isamirwamo. Indi isamirwamo rero niyo shusho ya ma, urabona ko ari nyababyeyi. Ku bantu batari kubibona, murabizi hamwe umwana aba mu nda ya nyina ameze atya, ni gutya aba hameze, hari n'umura umugaburira. Iyi rero niyo mpamvu ariyo ma. Naho iriya twakoreshaga y'abaratini yavuye ku ishusho y'amazi, bidahuye no mu muco wacu, ariko twebwe ma ni mama, ni igitsina gore. Nkongera nkabereka da. Da rero nayo ifite ishusho y'igitsina gabo, kubera ko iyo tuvuga da tuvuga data, tukavuga dawe, tukavuga dayi. Nubibona neza urabona ko ino ari ishusho y'igitsina gabo kubera ko ishinze bugabo cyangwa se ihagaze bugabo. Iyi niyo da. Urundi rugero ruto naberekera kuri navuze a, navuze ma, na da, navuze ba, navuze da. Reka mbereke iyindi nabereka nziza mwakumviramo. Ni nyinshi ubundi kubura iyo nahita mbereka. Dukomeje reka nandika amagambo ashoboka mbere ku mazina yanjye nkuko nahoze nivuga Kwizera Mugisha, nindangiza mbereke imibare kubera ko wigeze kumbaza ikibazo cyiza urambwira ngo ese kubera iki uzanye bitaba ari ikinyoma. Nkubwira ko nshingira ku muco. Umubare naho ndashingira ku muco, nkwereka ukuntu iyi mibare ifitanye isano cyane n'uburyo aborozi b'inka babaraga. Noneho nkabiha amashusho rero bitewe na filozofi na siyanse bari bafite. Ndabanza nandike Kwizera Mugisha. Kwizera Mugisha. Ku mibare rero, iyi mibare y'umweru ishingiye muri siyanse yari iri mu buryo aborozi b'inka kuva kera mu Rwanda rwa kera babaraga. Yarabaraga ngo 1, 2, 3 byagera kuri 4 akagira atya akavuga ko ari 4. Noneho yabaga yoroye inka tuvuga afite inka 8. Noneho buri yo nka ifite iyayo. Iyo wamubazaga cyangwa ashaka kukubwira inka afite, ntabwo yakubwiraga ngo mfite inka 16, ahubwo yaravugaga ngo mfite 8 ukinze. Bivuze ngo buri yose ifite iyayo. 8 ukinze, ariko nituza noneho kubishyira mu buryo mbarwa bigaragara turasanga ari 16. Filozofi yo gukinga rero ni nk'ubwo ya 2. Ari nayo mpamvu iyi ngiyi iba 4 kuko dukinze 2. Iyi yari 2 turayikinze ibaye 4. Rero turandika 1, 2, 3, 4. Umufilozofu umwe ntibuka izina yaravuze ngo imibare kuva kuri 1 kugeza ku 10 ngo biva muri 1, 2, 3, 4. Niko yavuze. Ndashaka kubigaragaza ko rero nasanze ahubwo ameze nkaho yabishishuye cyangwa yabikopeye muri filozofi y'Abanyarwanda. Urabona ino 4 nituyongeraho 1 iraba 5. Iyi 5 nituyongeraho 1 nubwo imeze nk'ikinyugunyugu ibaye 6. Iyi 6 nituyongeramo 1 iraba 7. 7 tuyongeremo 1 iba 8. 8 tuyongeremo 1 iba 9. 9 abana ni nawo mubare uhera mu mibare. Urabona ko hano nta handi washyira. Iyo rero tuvuye ku 9 tujya mu binyecumi. Mu buryo bw'ikinyarwanda rero niho tutangira kubona amakuzo y'imbaraga. Aha niho tugera mu 10. 1 tuyihaye ikuzo ry'ibinyecumi. Nituha 2 ikuzo ry'ibinyecumi ni 20. 26. Kubera hano hari 6. Nitugera mu binyejana rero wa muco wacu, umwami wacu wahanze uru Rwanda yitwa Gihanga Ngoma Ijana. Kugira ngo rero tutazamwibagira, tuzamwibuka iteka, agomba kuza mu nyandiko yandika ikinyarwanda kuko niwe wahanze uru Rwanda. Uracyumva icyo kintu? Ndacyumva. Rero ibinyejana tubyambika ikamba. Iyi rimwe duhita tuyishyiriraho ikamba kugira tugaragaze ko ibaye ibinyejana. Ikabibaye 100.
ikabibaye 200. Ibi byose rero biragaragaza ko umwero ari cyo kinyarwanda. Murakoze. Umwero nicyo kinyarwanda cyane. So hari icyo nakibaza, hari n'icyo abadukurikiye bakibaza, sibyo? Ibi bintu byawe uko bisobanuyemo, sibyo? Biragoranye kuba umuntu yahita byumva direct, sibyo? Kubera ko niyo bagiye gutangira kwigisha ku ishuri kubara mu wa mbere, batangiye kwigisha umwana kubara, bahera ku dukoni. Yego. Baca agakoni kamwe, udukoni 2, udukoni 3, udukoni 4, bakamubwira ati havuyemo 4. Utwo dukoni twawe dutaniye he n'utwo n'ubundi twakoreshaga mu mibare? Ikindi ndagira ngo nkubaze uze gusubiriza rimwe tunasoza ikiganiro cyacu, kubera ko n'ubundi tuzadukomeza kugenda turebera hamwe ibi bintu, sibyo? Ikindi wanditse ijambo ni Mugisha cyane Kwizera. Iryo jambo riri aho hejuru. Aha haranditse ngo umwero. Umwero. Yego. Mu byo umwero harimo yama watweretse. Yego. Ra ntayo tubona. Ra ntabwo umuntu ashobora kumenya ngo ni iyi, kuko ntabwo wigeze yidusobanurira hari ambere. Nibyo. Sibyo? Ntabwo umuntu yamenya ngo ni iyi, kuko ntabwo mu byo watweretse ntabwo watweretsemo Ese wowe ubwawe ikindi kibazo urabona bizagufata igihe kingana iki kugira ngo abanyarwanda bumve ibintu byawe? Square? Nibyo. Ese birakwiye ko n'abantu bakuru bashobora kwiga iyi myandikire yawe, cyangwa we strategy yawe ni ukuyitangiza noneho mu bana bakiri bato kugira ngo bazayikurane, bazayigishe n'abandi bazaza? Subiza ibyo bintu. Numara kubinsubiza wenda tube ducumbikiye aha, ubutaha tuzagaruke twiga n'ibihekane, kuko ubwo nabyo birahari. Yego cyane. Nimba wanditsemo umwero harimo mwa. Nibyo. Umuntu akeneye kumenya ngo iyo tugekana n'uburyo cyane kwa gute. Sobanurira ibyo bintu. Murakoze. Ego. Reka mpere ku kintu warumbajije strategy yo kwigisha abakuru n'abato. Urumva iyo umuntu akiri muto turamubwira ngo wowe uri Rwanda rw'ejo, rero no kubibwira abato urubyiruko muri Rwanda rw'ejo. Iyo umuntu akuze aba ari Rwanda rw'ubu. Rwanda rw'ubu rero nirwo rurera Rwanda rw'ejo. Rero birakwiye ko abakuru mwiga umwero kugira ngo mubone ibyo muha Rwanda rw'ejo, kugira ngo Rwanda rw'ahazaza ruzabe rukomeye ku muco n'ururimi wacu cyane. Ubwo mbihiniye muri hamwe mvuga ngo abakuru n'abato bose bagomba kubyiga. Twese tugomba kwiga umwero cyane. Noneho kubyibihekana, urabona ubundi hari ibintu twagiye tubeshwa. Iyo wanditse ma na wa, nababwiye ko ibi twabizaniwe n'abazungu. Nuzumva uburyo bavuga muwa. Bavuga muwa. Kandi ko kino ni ma niyi ni wa, ni muwa. Ariko twe tuvuga mwa. Nuvuga mwa, reka mfashe nkoresheje izi nyuguti za kugira tubyumve. Turaza kumva harimo mwa. Mwa, njyewe namaze imyaka myinshi niga ku majwi ari mu Kinyarwanda. Reka mbafashe. Mwa, nuvuga mwa, vuga ma, unavuge nka, icyo twita nka. Gusa mu mwero nka nayo ntabwo ari igihekane, ni ingombajwi imeze itya. Iyi niyo nka mu mwero. Noneho iyi kaba ma. Sibyo? Yego. Iyi rero iyo tubiteranyije nibyo bibyara mwa. Noneho mu mwero rero igihekane nabyo bifata wa muco nyarwanda. Guhekana ntabwo guhekana ari ukugendana. Ubundi bino iyo twagize gutya biba bigendanye ntibiba bihekanye. Iyo bihekanye nuko byomatana kuko haba harimo injishi cyane. Icyari bibiri kikaba kimwe, kuko umubyeyi ashyira umwana mu mugongo agashyiramo injishi, tukajya tubona umubyeyi ari we ugenda. Niyo mpamvu byabaye igihekane. Umwe rero ribi nituza kubiteranya ngo bibe igihekane mana nka bigiye kubyara mwa. Iyo umwana biraza kwita koko biba ikintu, ishusho y'ikintu
kimeze gutyo. Urabona harimo yama nkuko wabivugaga ariko harimo na yanka ariko harimo uburyo noneho byomatanyijwe kugira bibe igihekane. Niyo njisho yo mu buryo bw'inyandiko. Wambajije kuri ra. Ra ni o ni e ni u ni. Ubwo rero niyo mpamvu iyi ari u mwe ro. Aha. Izere ko abantu bari kubibona neza. Kubibona kabisa. Namwe nkeneye commentaire zanyu. Nkeneye commentaire zanyu tumenye ese umusore turamushyigikira cyangwa arimo kutuyobya. Commentaire zanyu ndazikeneye. Kumeze Bonereho kubabwira akantu. Iyi nyandiko rero ntabwo yandikishwe ikaramu gusa na marikeri hano ku bibaho, ahubwo nigeze kubabwira ko niga computer science. Imana yananshoboje kuba twakora keyboard kugira ngo tugendane na technology. Ntabwo turi muri antiquity, turi mu isi ya technology. Iyo keyboard irahari urayifite? Irahari. Ndaza kubaha link uze kureba hasi muri comment. Murasangamo link mukirikeho murajya kuri keyboard uburyo uzajya umara kwiga ukanareba ahantu kari kakanyuguti ukakandika muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe. Ni ibintu rero bigendanye n'igihe. None na application ufite application turacyayubaka. Turacyayubaka ntabwo iruzu ariko hariho website. Iyo website rero umuntu yayijyaho nabwo akandika. Murayibona yanditseho language tools. Rero icyifuzo gihari kandi iyo web ni kugira ngo ibintu bigere muri Unicode. Ikinyarwanda cyacu rero kigere no mu isi mpuza mahanga. Kigere mu buryo bwa technology mpuza mahanga. Ikindi kibazo mfite ni iki? Iyo umuntu afite projet hari gihe areba akabona iyo projet atazayikora wenyine cyangwa se nta bushobozi afite bwo kuba yayigeza aho ashaka kuyigeza wenyine. Ese wowe ubwawe urumva ukeneye abaterankunga kugira ngo ibi bintu byawe bigere kure cyane hashoboka, cyangwa urumva uzabyikurikiranira wowe ubwawe wenyine ku giti cyawe? Kubaho ni ukubana. Sinavuga ko nashobora jyenyine kugenda uru rugendo ngo ngere iyo nshaka kugera. Ndetse sinanjye ushaka kuhagera, ahubwo ni ikinyarwanda nshaka kuhageza cyane. Rero ni ururimi rwanjye nawe, ari wowe ari n'undi uri kubyumva haherereye. Uwo umutima uzabwira kumfasha uburyo bwose, ariko kumfasha kwa mbere ni ukubyumva no kubikangurira abana bawe nawe ubwawe ukabyiga. Ubundi bufasha rero bwose watekereza kumpa amarembo arafunguye wabungezaho. Mbonereho no kubwira abantu baherereye muri field ya ICT nakomojeho ko turi kubaka application. Umuntu umva ko yaduha ubumenyi bwe akadufasha kubaka. Murabizi kudevelopa software ni ibintu bitoroshye, bisabamo ubuhanga rero ufite muri language ukoresha. Nawe uhawe ikaze mu mweru kinyarwanda alphabet uze dukora ibintu biteza imbere ururimi rwacu. Yaba inkunga y'amafaranga nayo wayishyiraho, ariko inkunga ikenewe cyane nyamuneka mwiga umweru. wowe wumva ubwawe ari izihe materiel ukeneye kugira ngo ikinyarwanda cyawe gikomeze kugira ute kwaguka? Abazungu bagiye bakoresha ibitabo. Ese waba ufite n'umushinga wo kwandika ibitabo abantu bajya basomamo iki kinyarwanda? Cyane. Maze gukora igitabo cyo gufasha cy'imfashanyigisho kimwe, ariko mfite inzozi zo gukora byinshi ntazi umubare. Ndacyana bikora, hari ikindi ndi gucraftinga cyangwa se ndi gukoraho. Mfite inzozi zo kubaka ikigo cy'ishuri. Ni nayo ntego, kuko mbonye ahantu nigishiriza abana abato n'abakuru byaba ari byo byiza. N'uwantera inkunga ntekereza ko inkunga yama ikomeye kurusha indaro kuvuga ngo wa muhungu we dore uri impirimbanye guhera 2019 uhirimbanira uyu muco, kuko ibi nabirangije kubikora 2019. Na n'uyu munsi sinacitse intege ngo mvuge ngo ubwo nkenyereka nshaka amafaranga mu bindi. Ibi simbikorera amafaranga, ahubwo mbikorera umuco wacu, bikorera ururimi rwacu.
rero hari uzambona cyangwa hari uwambona akavuga ngo iyi mpirimbanyi yahereye kera yiziritse ku mugozi ukomeye reka nyifashe izamure kumfasha kwa mbere nukumpa umwanya aho nigishiriza abantu bakavuga ngo ushaka kwiga umwero hari online ariko hari n'umwanya twamuboneramo hari ahantu twamusanga iyo nkunga rero nayo irakenewe. So reka nshimire abantu bari badukurikiye mbasaba no gukora share ndetse banakanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe ndetse ukanabisharinga kugira ngo bigere ku bantu benshi batandukanye unasengera no muvandimwe kugira ngo ibyo yifuza kugeraho nabyo abigereho. Sinzi niba hari irindi jambo ufite wabwira abantu tukagana ku musozo w'iki kiganiro cyacu ubutaha tukazakomereza no ku bindi. Ijambo nababwira niri nanditse ngo mubeho. Imana ibahaze uburame ndabakunda. Bye.